nanjye narabyibazaga cyane nkibaza uti ese ubundi bigenda gute, ni gute ubundi YouTube ihemba, ese ubundi umuntu aba yakoze iki, ese ko hari igihe usanga umuntu ageze ku byo asabwa ntahembwe, akamukubita copyright wenda cyangwa se wenda ugasanga amuha ikindi gihano cyangwa se ugasanga barabyanze burundu. Nanjye narabyibazaga pe, niyo mpamvu nagiye nkabaza chat GPT, nkabaza impamvu zitandukanye n'ibyo umuntu agomba gukora, ndagira ngo nawe ubyumve kugira ngo utazagwa mu mutego nawe ubwawe. Umva aya magambo: YouTube ihembere umuntu rusaba kwihangana, gahunda no gukora ibintu neza. Reka tuganire ku ingenzi umuntu agomba kwitaho. 1. Gushiraho channel yeme. Icyangombwa cha mbere ukeneye konti ya Google yo gufungura YouTube channel. Gushiraho neza channel, hitamo izina yoroshe kwibuka kandi rihuye n'ibyo uzajya ukora. Byuzuze neza, tegura ibice byose bya channel, nko gushiraho profile picture, banner na about section, isobanura neza ibikubiyemo. 2. Gukora content ichiza kandi icyo abantu bakeneye, imwe ukazajya wibandaho ko urukundo, ubuzima, imyidagaduro, uburezi n'ibindi. Jya utanga ibiza kandi bayumwimerere. Irinde kwigana abandi kuko YouTube igira uburyo bwo kumenya ibidafite originality. Imirongo igezweho ifite inyungu irimo tutorials, amasomo, imyidagaduro, ubuzima bw'abantu, amakuru yihuse cyangwa ibitekerezo ku ngingo zigezweho. 3. Kugera kuri bisabwa ngo ubone monetization. Kugira ngo YouTube yemere ko uhemberwa, ugomba kugira abasubscribe 1000, ugomba kugira amasaha yo kurebwa 4000 mu mezi 12 ashize. Kugira neza konti ya Google AdSense kugira ngo iyo byemejwe amafaranga abone uko agera kuri konti yawe. 4. Thumbnails, search engine optimization. Jya ukoresha amagambo afasha abantu gushaka kuri YouTube, keywords mu bisobanuro, titles na tags. Thumbnails. Ibishushanyo bya thumbnail by'ubwenge birakurura abafite amatsiko. Irinde thumbnail zitesha agaciro cyangwa zidahuje n'ibyo video ivugaho. Consistency. Hitamo igihe runaka uzajya usohora content, except inshuro imwe cyangwa ebyiri mu cyumweru, kugira ngo abakureba bakumenyere. 5. Kwiyamamaza no gukoresha inkoranyambaga. Shira video zawe ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, TikTok na Facebook kugira ngo wongere abarobi. Tegura contest cyangwa ukore collabs na bandi kugira ngo wunguke izina. 6. Ibyo ukurinda. Kwiba content ya bandi birahanirwa kandi bishobora gutuma YouTube iguhagarika. Clickbait, kudakoresha ibisobanuro bitabera abantu batesha agaciro video zawe. Guhubuka mu gukora ubi. Gabanya guhatiriza gukorera amafaranga ku ntangiriro, ibanze ku gukora content ziza. Si bindi ingenzi, ubihangane, amafaranga aratangira kugera nyuma yo komezwa kandi bitwara igihe kugira ngo ubone inyungu ihamye. Kugira umwimerere. Abantu bakunda ibintu bitandukanye kandi bitandukanye ku bandi. Kugira bandi, jya wiga ku byakozwe na bandi bituma batera imbere. Niba ugifungura YouTube channel rero bwa mbere cyangwa se wenda ukaba warayifunguye ariko ukaba uri kugira ngo izamuke vuba, ugomba kwitondera ibi ngibi. Nyuma yo kubabwira byinshi cyane rero hari ibindi yakomeje abagira inama kugira ngo mugire uko mugenda mwirinde ibi ngibi cyangwa se amakosa mwahora nayo mu rugendo rwanyu rwa buri munsi. Reka mwumve n'izi nama yatanze. Hari izindi nama z'ingenzi umuntu yatangira kuzitaho kugira ngo azamure YouTube channel ye neza kuva ku ntangiriro. Reka turambure buri kintu mu buryo burambuye. 1. Itegura rigoranye. Shira gahunda neza. Hitamo intego ya channel yawe kandi ukore ubushakashatsi. Urugero, niba ari urukundo cyangwa ubuzima bw'imiryango, menya ibyo abantu bakunze kureba muri izo ngingo kugira gahunda yo gushiraho ibitekerezo. Teganya ibyo uzajya ushiraho buri gihe mu buryo burambuye. Uko ubikora neza niko unguka kwizera kwa audience yawe. Mu kugaragara. Uburyo ugaragara muri video. Jya ukoresha ijwi rigaragara neza, ryumvikana kandi rigaragaza icyizere. Imvugo yawe igomba kuba yoroshe, inoze kandi itanga umunezero cyangwa itetewe n'icyo uvuga. Kwita ku mashusho n'ijwi. Tangirira ku bikoresho bike ushobora kubona, ariko wite ku bufatanye bwiza hagati ijwi n'amasura ya video zawe. Ibiza ni ugufata neza umucyo, kandi ugashikisha kamera cyangwa telefone isohora amashusho meza. Guhuza n'abakureba. Jya ugira aho ukorana n'abareba video zawe.
Subiza comments zabo, shira ikibazo mu mashusho kugira ngo bagire uruhare, kandi ugire imikoranire. Ikintu gituma abantu bumva bari hafi yawe. Soma ibitekerezo, kora video zisubiza ibyo bagutegerejeho, cyangwa ushireho polls zibaza ibyo bakunda. For ubucukumbuzi bwa YouTube Studio ku Analytics, genzura ibice bitandukanye aho abantu bavuye, igihe bamara bareba video, na video ziri gukurura abantu. Ibi biza gufasha kumenya ibyo ukosora no kunoza umusaruro. Kwiga uburyo video zawe zihagaze mu kwigaragaza. Reba niba thumbnail zawe zikurura abantu kandi niba amagambo mu bisobanuro asobanutse. 5. Kwitondera amashusho yo gutangira. Kwifungura neza ku mashusho ya mbere. Video zawe za mbere zigomba kuba ziri ku rwego rwiza rugaragaza intego zawe neza. Ubwo buryo bushobora gufasha kugumana abantu igihe kirekire. Kuyobora abafana bawe. Tangira ubasaba gukora subscribe, gufasha video kugera kuri benshi, ariko wirinde kubabwira byinshi ku marembo. 6. Kongera imbaraga kuri video zawe. Gukoresha amagambo agaragara mu description ibyo uvuga huye n'ibyo uyakoresha mu byo ushiraga channel, ibisobanuro bya video, description. Amagambo yo kwitirirags. Icyitwa title. Kunoza thumbnail. Tegura thumbnail yihariye, irabagirana kandi ituma abantu bashikazwa no kuyireba. Ibi bituma abantu bakanda kuri video yawe. 7. Guhangana kugira originality. Mu gihe hari benshi muri nicyo wahisemo, shaka uburyo bwo guhanga udushya ukoresheje umwimerere wawe. Nko ku muryango, shiraho uburyo tubatakekaga bwo gukemura ibibazo by'urukundo cyangwa kubaka imiryango y'umutuzo. Kwiga ku bandi. Reba neza ibikorwa by abandi bafite amashene akomeye muri niche yawe, ariko irinde kubigana. Kakumenya ubwoko bwa videos bakora, uburyo bashira storytelling muri content yabo. 8. Ucuruza ibyo ukora amafaranga atandukanye. Urugero, ubucuruzi bwa affiliate marketing. Kugurisha ibicuruzwa bihariye. Kwishurwa kubera gukorana n'ibigo bikunda ibyo uvuga. Niba utangiye kubona amasezerano y'ubufatanye, menya neza ibyo usabwa ngo ugumane umutekano n'ubunyangamugayo. 9. Kwirinda kudohoka cyangwa gukora ibikorwa binaniza. Ntukemere ko udashobora gukora content kubera ko utarakira. Komeza gukora witonze kandi ubishimiye. Hindura ibintu niba bidatanga umusaruro, tugakomeze ku mishinga itagikurura abantu. 10. Kugira umuko wo kwiga buhoro buhoro. Kwiga amasomo yo gukoresha neza imbuga nkoranyambaga birafasha. Nka YouTube SEO tutorials, cyangwa uko wakomeza kongera audience ku buryo buhoraho. Impuguro za nyuma. Tabo byose bigera ku musaruro ako kanya. Ibi byose bifata igihe kandi bisaba kwiyegurira uwo mwuga. Gukora ku YouTube bisaba ubuhanga, ubwitonzi no kwiyemeza gukomeza gukora neza ntaboba.